Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Tugeze muri wa mwanya wo kubashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe. Kubera iki abantu benshi barambwiye ati dutegurire isomo ryerekeye ku mashusho kuko amashusho bakunda kuyabaza. Hari ikizamujyamo ugasanga babajijemo amashusho 5, hari ikizamujyamo ukabona babajije amashusho 7. Rero ni ingenzi ko wajya hano hatuje tukareba no mashusho yose bababaza n'ubundi ukuntu araba ameze mwa ino video ni nako bayababaza mu kizame. Ibibazo biba biri mwa ino video tugiye kurebera hamwe n'ubundi nibyo bazababaza. Amashusho yose rero uramara kureba ino video nta kibazo cyerekeye ku mashusho cyakugora, ariko hari ikindi kintu ukeneye ko nkwigisha ujyaho muri comment ukacyandika kuko niri somo ni mwe mwarinsabye. Wamara kucyandika ukajyaho hasi umukara handitse subscribe ukakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha nicyo nshyiraho kwa ino YouTube channel yacu. Ugira ahita ukibonera kugiye ukakireba, kiba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ukagira ahita ukibonera kugiye utarindiye ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga link. Rero urakeka ko wamaze gukanda subscribe aho hasi, ariko nkwibutsa ko code ziri kuboneka aho waba mu gihugu. Twandike cyangwa duhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Code barazifungura tariki 14 z'ukwa gatanu, muzatangira mukore ibizame nkuko byari bisanzwe. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 0789 935 16 tubafashe kubona code, akarere ushaka, itariki ushaka ndetse n'isaha ushaka. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukundira guze twigane mu ishuri, nabwo turakwigisha. Uduha amasaha abonekaho ku munsi yageze, tuboneka dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro rero, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu. Reka dutangiye n'ishusho ya mbere ikunda kubazwa. Ishusho ya mbere rimwe iravuga ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Nihe mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Ese hari hano kubera icyari kiriya cyapa cyanditsemo stop bisobanura guhagarara n'uriya murongo uri imbere y'iriya modoka? Tegereze neza, hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, uhitemo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo biragoye kubona neza mu muhanda munini. Mbega ngo umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. Sega ngo ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. De bakatubwira ngo hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Ese no kwera icyari kiriya cyapa cyanditsemo stop ni mboni bizamahanga mu kinyarwanda birasobanura guhagarara n'uriya murongo urombereje imbere y'iriya modoka. Tegereze neza, iri ishusho ya mbere bakunda kubaza. Ndizera ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. Urabona ugiye kwinjira muri muhanda, ntabwo uri kureba iburyo bwawo, ntabwo uri kureba ibumoso bwawo. Rero biragoye kubona neza muri muhanda munini. Birashoboka ko hari izindi modoka zaba zaje kandi ugiye kwinjira mu muhanda zirimo, ugomba kumanza wahagarara ahasigaye ukabona kwinjira muri muhanda udateje ibyago. Niyo mpamvu haba ari cya cyapa cyanditseho stop n'uriya murongo urombereje imbere y'iriya modoka. Ndakeka ko wamaze guhitamo A, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ishusho ya kabiri ibazwa, irabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ese umuntu ipikipiki yamupfiriyeho yayivuyeho ari kuyisunika, ese uba ugomba kumufata nk'iki? Aravuga ngo umunyamaguru. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga. Sega ngo umugenzi. Mbega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Tegereze neza mwa bino bisubizo bine rero usubizanye ubwitonzi. Ibibazo biragaruka byerekeye ku mashusho, bikunda no kuza cyane. Ni ingenzi ko wareba ino video uri ahantu hatuje. Ndizera ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisozo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Ubundi ugomba kumufata, ni igisozo cy'ukuri ni B. Ugomba kumufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nubwo ikinyabiziga cye kiba cyamupfiriyeho, uba ugomba gukomeza ukamufata n'ubundi nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndizera ko wamaze guhitamo rero B, ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ishusho ya gatatu ikunda kubazwa irabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa gikikijwe n'imirongo ibiri y'umweru iciyemo uduce kandi iteganye. Aravuga ngo ahagenewe guhagarara umwanya munini no muto. Mbega ngo ahagenewe abanyamaguru.
sega ngo hagenewe inzira y'ibinyamitende. Ndeka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Murabizi mwese iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ikintu bashatse ngo A iraba ari igiso cy'ukuri ndetse na B bari igiso cy'ukuri. Ahagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto ndetse n'ahagenewe abanyamaguru bikaba ari ibisubizo by'ukuri, ni ko kuri D bashatse kuvuga. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe rero mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Kino gice cy'inzira nyabagendwa hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se abari ahagenewe inzira y'ibinyamitende. Bibutsa ko iyo bavuze ngo inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga umuhanda, ntibizakugore. Hari igihe bakoresha inzira nyabagendwa bikaba byakugora, ariko iyo bavuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda. N'umuhanda usanzwe niwo bita inzira nyabagendwa. Ishusho ya kane ikabaza ngo uri umuyobozi wa velomoteri yuhuye n'umwe mu nshuti zawe, agusaba ko wamutwara ukamusiga ku wundi muhanda. Ufite imyaka 18 ariko nta ngofero yindi yabigenewe ufite, wamutwara? Ino ngofero yabigenewe ari kuvuga mwebwe mu ndimi z'amahanga muyita ngo ni casque. Ntayo ufite kandi ufite imyaka 18, uhuye n'inshuti yawe, ese wayitwara utwaye velomoteri? Araba ngo yego. Mbega ngo yego usibye urugendo rurerure, ukavuga ati kubera ari hafi reka nkutware. Sega ngo yego usibye urugendo rugufi, ukavuga ati kubera ari kure n'ubundi utagerayo reka nkutware. Ndeka ngo oya. Ese wakora iki uhuye n'inshuti yawe utwaye velomoteri akagusaba ko wamutwara? Ndakeka ko wamaze gutema iso cy'ukuri hano, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari ikintu ugomba gukora ni kimwe, hano iso cy'ukuri nta kindi ni de oya. Ntabwo wemerewe kumutwara. Kubera iki? Niba nta ngofero yindi yabigenewe ufite cyangwa casque, ntabwo wemerewe kumutwara. Ikindi velomoteri ijyaho umuntu umwe, ntabwo rero wamutwara. Ikindi ufite imyaka 18, hari ikosa ukoze bari guhanira bakaba banagufunga. Niyo mpamvu rero ntabwo ugomba kumutwara, kuko mushobora gukora nk'impanuka. Niyo mpamvu yitwa impanuka, ntabwo muba mwayiteguye, ugasanga kubera adafite indi ngofero bimuteje ibyago byo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ikintu uba ugomba gukora, nubwo yaba ari inshuti yawe, uramubwira ati oya ntabwo ndagutwara kubera ubuzima bwawe naba mukize mu kaga. Ndakeka ko uramutse uhitamo rode, ndakeka ko uramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 5, kirabaza ngo mbere yo kunyura ku miyobozi y'ikinyabiziga cy'imitende ibiri ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso? Araba ngo yego buri gihe. Mbega ngo yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye. Sega ngo yego iyo nkurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende ibiri. Ndeka ngo oya nta na rimwe kunyura ku binyabiziga by'imitende ibiri. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Uri kubona iriya modoka iri inyuma ishaka kunyura kubona umuyobozi w'ikinyamitende ibiri. Ese abagomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso? Iyo bavuze akaranga cyerekezo ni kimwe no kuvuga ngo ikinyoteri. Ese nibyo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Ndizera ko amaze gutema iso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni yego buri gihe uba ugomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 6, kirabaza ngo ushobora kunyuraho umuyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru, ugeze ari kuri zebra cross wasanze umuyobozi w'ikinyabiziga ahahagaze. Ese weho uba wemerewe ko wahita umudepasa kandi yahagaze? Araba ngo yego. Mbega ngo yego nyuma yo kuvuza ihoni. Seka ngo yego mu gihe nkurikiwe n'ibindi binyabiziga. Ndeka ngo oya. Ese uba wamunyuraho cyangwa wamudepasa? Ndakeka ko amaze gutema iso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni de oya. Niba usanze yahagaze imbere y'ino zebra cross, birasobanuye ko hari abantu wenda bari batangiye kwambuka b'abanyamaguru. Rero kuba yahagaze ntabwo umudepasa, nawe iyo hageze uba ugomba guhagarara. Niyo mpamvu ntabwo wemerewe kumunyuraho. Niyo mpamvu hano duhisemo oya. Ndakeka ko uramaze guhitamo D,
ndakeka ko ari ikiramuka kije mu kizamura akora ejo bundi urahita ugikora, kuko n'ubundi nibajya kubibaza bazabibaza bimeze neza gutya. Ikibazo gikurikiyeho kirabaza ngo mu gihe cy'impanuka mu muhanda n'ubundi bushotoranyi, nihe nimero ya telefoni y'ubutabazi wahamagara? araba ngo 911, B ngo 100, C ngo 112, D ngo 131. Ese mu gihe cy'impanuka habaye impanuka mu muhanda cyangwa n'ubundi bushotoranyi, niye nimero ya telefoni y'ubutabazi uba wahamagara? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Niso cy'ukuri nta kindi ni C, ugomba guhamagara 112. Murabizi niyo nimero ya polisi, rero niyo uhita ukoresha. 911 niyo muri Amerika. B 100 murabizi ni ya sosiyete. 131 nayo ntabwo ariyo, ugomba guhamagara 112. Ntabwo bikunze ko haba ubushotoranyi mu muhanda, ariko impanuka zo wenda zibaho, rero ugomba guhita uhamagara 112 kugira ngo usabe ubutabazi cyangwa ubufasha. Ndakeka ko namaze guhitamo C, ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ugeze bwa mbere habereye impanuka yo mu muhanda, harimo inkomere, wakora iki? Urikona ukuntu ziriya modoka zagonganye, ntabwo haburamo inkomere. Rero hageze bwa mbere ugomba gukora iki? Ari ngo gusohora inkomere mu kinyabiziga, mbega ngo kubaha icyo kunywa, C ngo kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Niso cy'ukuri nta kindi ni C, ugomba kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Kumenyesha impanuka ababishinzwe ukaba wahamagara nka polisi, ndetse no guhamagara ubutabazi ushobora guhamagara imbangukira gutabara. Ndakeka ko namaze guhitamo rero C, ndizera ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo niye myifatire myiza wagira ugezaho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa? Uri gutwara ikinyabiziga cyawe ukagera ahantu hari abana bari impande y'umuhanda, uri kubabona bari abana babiri bari kuhaganirira. Ese ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ari ngo itonde witegereze, nibiba ngombwa ubaburire, unitegura kuba wahagarara. C ngo ihute urenge aho abo bana bari. C ngo komeza ugume ku muvuduko munini. D ngo komeza ugendere ku ruhande rw'iburyo. Ese niye myifatire myiza uba wagira ugeze hari ahantu hari abana bari hafi y'inzira nyabagendwa cyangwa hafi y'umuhanda urimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ndakeka ko bamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, itonde witegereze nibiba ngombwa ubaburire, unitegura ko wahagarara. Ubaburira gute? Ushobora no kuvuza ihoni ukababurira kugira ngo bataguteza ibyago. Batubwiye ko ari abana, isaha n'isaha birashoboka ko ashobora guhita yihura mu muhanda akaba guteje ibyago, nawe ukamuteza ibyago. Niyo mpamvu rero ugomba kwitonda ukitegereza, niba ngombwa ubaburire, unitegura kuba wahagarara. Ndakeka ko namaze guhitamo A, ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Utari wayihisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamu uzakora uzahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yegereye aho umwana w'umuhungu utwaye akagare k'abana asezera ku nshuti ye. Niye myifatire myiza wagira mbere yabo ko wa mwana uri ku gare agiye kwinjira mu muhanda urimo, ari gusezera ku nshuti ye, ntabwo arinjiramo ariko ari gusezera ku nshuti ye. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga niye myifatire myiza uba wagira? Ari ngo ikomereze nk'aho ataragera mu nzira nyabagendwa. Mbega ngo itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Sega ngo gabanya umuvuduko, ubwire uwo mwana yambuke ukoresheje ibimenyetso. Ushobora gukoresha ibimenyetso by'amatara cyangwa ibinyoteri cyangwa amatara y'imbere. Mbega ngo komeza nk'aho uwo mwana akiri mu nzira y'abanyamaguru, cyangwa komeza nk'aho uwo mwana atari yinjira mu muhanda. Ese niye myifatire myiza uba wagira nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Ndakeka ko namaze guhitamo B, ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro.
Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo mu nzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Turi mu muhanda usanzwe, murabizi umuhanda uba ufite uruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso. Mu Rwanda tugendera mu ruhande rw'iburyo. Ese urw'ibumoso rwo ruba rwadufasha iki nk'abayobozi b'ibinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icyo ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Ngo kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. Mbega ngo kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Sega ngo hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. Mbega ngo gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Ese runo ruhande rw'ibumoso ruba rwadufasha iki mu gihe turi kugenda mu nzira nyabagendwa, ko mubizi ko mu Rwanda dukoresha uruhande rw'iburyo? Ese runo rw'ibumoso nta kintu rwadufasha? Niba rwakidufasha rwadufasha iki? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro, n'iso cy'ukuri nta kindi ni B. Kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Murabizi iyo tugiye kudepasa duhita dukoresha uruhande rw'ibumoso, cyangwa tugiye gukatira ibumoso nabwo dukoresha runo ruhande rw'ibumoso. Ndakeka ko wamaze guhitamo B. Ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Iyo bakubajije ngo kunyuranaho bikorerwa he, uravuga ni ibumoso. Ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, uhita ko nta giso cy'ukuri kirimo, kubera ko biba bishoboka ko wananyuranaho mu ruhande rw'iburyo bitewe n'umuhanda uri kujyamo cyangwa bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezeho. Ariko hano igiso cy'ukuri ni B, kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Runo ruhande rw'ibumoso nicyo rudufasha. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo nk'umuyobozi w'ikinyabiziga niye myifatire wagira? Tegereze neza iriya moto igiye kuza ibumoso bwawe mu muhanda urimo. Nawe uri mu muhanda, iriya moto igiye kugusangamo. Nawe uri kugenda hari imbere, uri mwayi kino kimenyetso gitukura, uri gukomeza mwiranzira. Ariko uriya mumotari wagiye kuza ibumoso bwawe, agiye kwambuka gusanga mu muhanda urimo. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga niye myifatire wagira? Ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuguma mu ruhande rw'iburyo kugira ngo ahe inzira umumotari. Sega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutegereza. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutanga inzira ayiha umumotari. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. Umuyobozi w'ikinyabiziga bagomba gukomeza. Kubera icyo ugomba gukomeza, ubundi iyo bagiye kugusanga mu muhanda wari urimo, nibo baba bagomba kuguha inzira. Uriya mumotari aba agomba guhagarara akareka wowe ukamanza ugatambuka, kuko agiye kugusanga mu muhanda urimo. Niyo mpamvu hano duhisemo A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. Wowe uzakomeza, ahubwo niwe uzaguha inzira. Umumotari niwe uzaguha inzira, wowe uzakomeza. Niyo mpamvu hano duhisemo A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kibabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru yakwitwara ate? Umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze hara kuri zebra cross. Ese wakwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ngo kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. Mbega ngo gukomeza agendera ku muvuduko uri hejuru mu gihe umunyamaguru ategereje. Sega ngo kuguma ku muvuduko yari afite mu gihe umunyamaguru atarambuka. Deka ngo kuvuza ihoni ukaguma ku muvuduko yahozeho. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze hafi y'inzira y'abanyamaguru, wakwitwara ute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Tegereze neza uhitemo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Uri kubona ko hari abanyamaguru bategereje kwambuka. Uba wakwitwara ute? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Ugomba kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. Kubera iki? Kubera ko birashoboka ko waba ukihagera, kubera umunyamaguru yemerewe kuba yakwambuka agahita yambuka. Yakwambuka kubera utagabanyije umuvuduko, bikaba byaguteza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Rero ugomba kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri yifuza kubinyuraho, ni iki ashingiraho mbere yo kubinyuraho? Uri kugenda inyuma ya bino binyabiziga bibiri ushaka kubidepasa byombi. Ese ni ikihe washingiraho mbere yo kubinyuraho, cyangwa mu ndimi z'amahanga mbere yo kubidepasa?
ariko ngo ugomba kuzinyuraho zombi. Mbega ngo si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. Se ibyapa byaho ageze ntibimwemerera kunyuranaho. Mbega ngo imbere hari inzira y'abanyamaguru. Ese aba igomba kwitwara ute? Ese niki yashingiraho mbere yuko adepasa zino modoka ebyiri? Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Ikintu bagomba gushingiraho ni kimwe. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. Uri kubona ko utari kureba imbere, wenda ni igihe cy'ibihu cyangwa ni igihe cy'umucucu, ntabwo uri kureba mu ntera runaka imbere yawe, si byiza ko yazinyuraho. Cyangwa se ukaba ugeze nko mu kona utari kureba imbere neza, rero si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba imbere ye. Ndakeka ko aramutse guhitamo B, ndakeka ko aramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo. Ese n'icyo aba yakora? Arango kuvuza ihoni umenyesha umunyegare ko ushaka gukatira iburyo. Rikora hano hantu tugeze, hano bavuze ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo. Ashaka kujya muri muhanda uri iburyo imbere y'ura munyegare, niho ashaka gukatira. Ese niki aba yashingiraho? Arango umuyobozi w'ikinyabiziga vuza ihoni umenyesha umunyegare ko ushaka gukatira iburyo. Mbega ngukata nkona imbere y'umunyegare. Se ngo merera umunyegare akomeza inzira ye. Mbega ngo ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata imbere ye. Ese uba wakora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari ikintu ugomba gukora ni kimwe, hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se. Ugomba kwemerera umunyegare agakomeza inzira ye. Emerera umunyegare akomeza inzira ye. Ndakeka ko bamaze guhitamo se, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo nikiramuka kije mu kizamura akora ejo bundi tariki 14 cyangwa nyuma yaho uzahite ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo naye matara y'umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu. Urikubona ukuntu hari ibihu byinshi, nta nubwo uri kureba imbere neza. Tegereze neza rino shusho dufite, no kureba imbere neza biri kugora. Ese naye matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu? Mu gihe cy'imvura hari ibihu, naye matara ugomba gukoresha. Aravuga ngo amatara kamena bihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Mbega ngo amatara kamena bihu y'imbere n'ay'inyuma. Sega ngo amatara magufi deka ngo urumuri rusanzwe. Ese ugomba gukoresha yaye matara? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Amatara kamena bihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Ndakeka ko bamaze guhitamo rero A. Ndakeka ko nutaramuka utwaye hari mu gihe cy'ibihu uzahita ukoresha amatara kamena bihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha, cyandike muri comment zanyu zose ndazisoma nyigukurikirizeho kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe. Ututsina ikintu busabwa no kujya aho hasi hasa umukara handitse subscribe. Ubundi biba bibabaje ko ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda ariko ukaba utari wakanda subscribe kandi uzi ko ikintu cyose nkiraho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Jya aho hasi hasa umukara handitse subscribe uhakande. Iyo wakanze ikintu cyose nkiraho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Urahita ukibonera ku gihe. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kirabaza ngo muri ibi binyabiziga ni ikihe gihagaze nabi. Tegereze neza ikinyabiziga cya mbere cy'icyatsi urebe na kino cy'inyuma cy'umutuku. Aranga ibinyabiziga byombi. Mbega ngo ibinyabiziga cy'icyatsi kiriya kiri imbere. Mbega ngo ikinyabiziga cy'umutuku. Deka ngo nta nimwe. Byose bihagaze neza. Aho ni kuri D. Hano abari iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko bamaze guhitamo cy'ukuri. Ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni A. Ibinyabiziga byombi. Byaba kiriya kinyabiziga cy'imbere gihagaze nabi kuko ntabwo ikinyabiziga cyo cyemerewe guhagarara imbere y'inzira y'abanyamaguru, ndetse na kino kinyabiziga cy'inyuma cy'umutuku urikona ko umupine wakoze mu nzira y'abanyamaguru. Niyo mpamvu bino binyabiziga byombi bihagaze nabi. Ndakeka ko bamaze guhitamo A. Ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare hano.
umunyegare akuri imbere, ese ni gute wamudepasa? Araba ngo aha umuyobozi w'ikinyabiziga ntashobora kumunyuraho, mbega ngo atarenze umurongo wera ucagaguye, sega ngo arenze umurongo wera ucagaguye, mbega ngo nta kurenga iyi mirongo yombi. Hano rero ni isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, ndakeka ko bamaze kubyitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Ni isomo kuri nta kindi ni se arenze umurongo wera ucagaguye, ndakeka ko bamaze guhitamo se, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora aramutse ahumishijwe n'urumuri rw'amatara y'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. Hari ikindi kinyabiziga kiri kuza kigusanga kikagutorosha urumuri, bikaba ngombwa ko utari kureba imbere neza, kikaguhumisha. Ese uba ugomba kwitwara ute? Ese uba ugomba gukora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Ara ngo humisha ikindi kinyabiziga, humisha ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo ucana amatara maremare, nawe ugahita ucana amatara maremare. Mbega ngo egera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda, nibinashoboka ugabanya umuvuduko. Sega ngo ucanira amatara y'ikinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo, mbega ngo ongera umuvuduko kugira ngo usohoke muri urwo rumuri vuba bishoboka. Ese uba ugomba gukora iki? Ese uba ugomba kwitwara ute? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko ikiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, mu gihe umishijwe n'ikindi kinyabiziga giturutse imbere mu kindi cyerekezo, hano ikintu uba ugomba gukora, ugomba kwegera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda, nibinashoboka ugabanya umuvuduko. Igiso cy'ukuri ni B, n'ikiramuka kije mu kizame uzahita ugikora. Nuramuka ugeze mu nzira nyabagendwa warabonye kategori, nawe utwara, ikintu uzakora ni ukwegera ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda, nibinashoboka ugabanya umuvuduko. Ntabwo yaba igiso cy'ukuri, humisha ikindi kinyabiziga mwaba mugiye guhimana. Ikintu ugomba gukora ni ukwegera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda, nibinashoboka ugabanya umuvuduko. Ikibazo cya 20 kibaza ngo ni iki ugomba gukora igihe wegereye ikimenyetso kimurika kiva mu cyatsi kijya mu muhondo? Ara ngo ongera umuvuduko kugira ngo usoze ikoni. Mbega ngo komeza kuko itara ry'icyatsi rigiye kwaka. Sega ngo hagarara niba utateza ibyago. Mbega ngo komeza n'ubwitonzi witegura guhagarara mu gitara rihindutse umutuku. Rero hano iso cy'ukuri kiba kigomba kuba se, ugomba guhagarara niba utateza icyago. Ubundi iyo hasi umuhondo ugomba guhagarara. Hari igihe uzabona hari kwaka umuhondo ubona ibinyabiziga biba biri kugenda, ariko iyo uri kubona utateza ibyago uramutse uhagaze, iyo hatse umuhondo ubundi urahagarara niba utateza ibyago. Ariko birashoboka ko haka umuhondo wamaze kwinjira mu sangano, ntabwo wagenda uhagarayemo hagati, urakomeza ukagenda. Niyo mpamvu ubona hari kwaka umuhondo ukabona ibinyabiziga biri gukomeza bikagenda, ariko uba ugomba guhagarara igihe uri kubona nta cyago wateza. Ndakeka ko bamaze guhitamo se, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 21 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga akwiriye kumenya mu gihe akurikiye umuyobozi w'ikinyamitende ibiri kandi imodoka y'umweru iri gusubira inyuma ijya mu muhanda? Aranga umuyobozi w'ikinyabiziga gisubira inyuma azahagarara nabona umuyobozi w'ikinyamitende ibiri. Mbega umuyobozi w'ikinyamitende ibiri ashobora gusaba umuyobozi w'ikinyabiziga gisubira inyuma guhagarara. Sega ngo amatara yo guhagarara ashobora kuzima, ikinyabiziga kigakomeza gusubira inyuma. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyamitende ashobora guhagarara bitunguranye. Ese uriya muyobozi w'ikinyamitende utwaye moto uri kubona kuri imbere, hari n'indi modoka iri kwaka itara riri gusubira inyuma, ese bamugomba kwitwara ute? Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni D, umuyobozi w'ikinyamitende ashobora guhagarara bitunguranye. Abonye bagiye kumugonga ahita ahagarara, cyangwa abonye ikinyabiziga kiri kumusatira ahita ahagarara. Ndakeka ko bamaze guhitamo D, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 22 kibaza ngo aha ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ashaka kujya iburyo? Tegereze neza, hari ahantu agiye gukatira, hari umunyamaguru uri hakurya uri kuza yambuka, hari agiye gukatira, hari n'undi uri hakuno ushaka kujya hakurya. Ese ugiye kubanyuramo hagati uri umuyobozi w'ikinyabiziga, uba ugomba kwitwara ute? Arango gukomeza hagati y'abanyamaguru babiri,
mbega ngo kuvuza ihoni akongera umuvuduko, sega ngo guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka, mbega ngo reka umunyamaguru umwe atambuke ubone umwanya wo gutambuka. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba gukora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero iso cy'ukuri nta kindi ni ise, ugomba guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka, ugomba guhagarara ukareka bakamanza bakambuka, nta mpamvu yo gutanguranwa n'abanyamaguru. Mu gihe uko nutateza ibyago urahagarara ukareka abanyamaguru bakamanza bakambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo utabateza ibyago. Mpora nkubwira ko bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 23 kikabaza ngo aha umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyura kuri aba banyamagare. Buri muyobozi w'ikinyabiziga bano banyamagare bakuri imbere, ese ahangaha wabadepasa? Aravuga ngo oya, umuyobozi ntashobora kureba imbere ye neza. Mbega ngo yego, kuko umurongo wera ucagaguye udashobora kuba udacagaguye. Sega ngo yego, abanyamagare bazumva imodoka bave mu nzira. Mbega ngo yego, kuko buri kinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo gishobora kuguha inzira. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hari ikintu ubonye kiri kugugora, cyandike muri komenti, ujya hasi umukara handitse subscribe uhakande kugira ngo nikikiraho uzahita ukibonera ku gihe. Rero hano iso cy'ukuri nta kindi ni a. Oya, umuyobozi ntashobora kureba imbere ye. Ntabwo waba uri kureba imbere yawe. Uri kubona ko hano hantu tugeze harimo akantu kameze nk'ikoni. Ndakeka ko hano bazwitamo a, ndakeka hano bazwiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 24 kikabaza ngo aha ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora. Araba ngo kwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda, mbega ngo kuvuza ihoni agakomeza, sega ngo tegereza mu nzira y'abanyamaguru kugeza imodoka izimye, mbega ngo kongera umuvuduko imbere y'uko abanyamaguru bambuka. Ugeze hari ugasanga abanyamaguru batangiye kwambuka muri zebra cross, ubundi kano kantu kari hano imbere niko kavura, niho twaye kino kinyabiziga kiri hano inyuma. Ese ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano rero ikintu ugomba gukora ni cy'ukuri nta kindi ni a, kwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda. Ugomba kwemerera rero abanyamaguru kwambuka umuhanda ukareka gutanguranwa nabo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 25 kirabaza ngo muri ibi binyabiziga bine ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo kiva mu muhanda munini kijya mu muhanda muto. Tegereze neza kino kinyabiziga cya mbere, witegereze neza ikinyabiziga cya kabiri, witegereze neza ikinyabiziga cya gatatu, witegereze neza ikinyabiziga cya kane. Ese ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo kuba cyaza mwabona umuhanda uri iburyo? Araba ngo ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. Mbega ngo ikinyabiziga cya kabiri kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. Sega ngo ikinyabiziga cya gatatu kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ikinyabiziga cya kane kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. Hano wowe urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni a, ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. Ikoni no rimwe n'ubundi ugiye kujya mwabona umuhanda urabizi tugendera mu ruhande rw'iburyo. Hano kuba iri hano kuri rimwe guhita ikatira hano iburyo mwabona umuhanda biroroshye cyane. Niyo mpamvu iri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo mu nzira iri kujya mwa ino nzira nyabagendwa iri iburyo. Ndakeka ko namuzwitamo rero a, ndakeka ko namuzwiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 26 kirabaza ngo umurongo w'umweru urombereje uciye hagati mu muhanda uvuze iki? Uno murongo urombereje udacagaguye uciye hagati mu muhanda uvuze iki? Aranga umuyobozi wese abujijwe kurenga. Mbega ngo abanyamitende bemerewe kunyuranaho. Sega ngo kuhagarara biremewe. Mbega ngo guhindukira ku manywa. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Murabizi uno murongo urombereje hagati mu muhanda.
iyo udacagaguye umuyobozi wese aba abujijwe kuwurenga. ndakeka ko wari wamaze guhitamo rero A, ntabwo wemerewe kuwurenga, umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 27 kirabaza ngo mbere y'uko umuyobozi w'ikinyabiziga akata ibumoso mu nzira nyabagendwa, nihe ikinyabiziga kigomba kuba kiri? Ugeze ahantu hari umuhanda umeze gutya, mbere y'uko ukata ibumoso, nihe ikinyabiziga cyawe kigomba kuba kiri? Aravuga ngo mu ruhande rw'iburyo bw'inzira nyabagendwa, mbega ngo gusa iburyo bwo hagati bw'inzira nyabagendwa, se ngo mu ruhande rurimo urwarirwo rwose rwo hagati mu nzira nyabagendwa, mbega ngo mu ruhande rw'ibumoso bw'inzira nyabagendwa. Urabona igisozi cy'ukuri hano cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano rero ikintu ugomba gukora ni kimwe, hano igisozi cyanya cyo nta kindi ni B, gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. Ndakeka ko bamaze guhitamo B, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 28 kirabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, mwebwe mubyita ngo ni feu rouge. Wakora iki umuyobozi ubifitiye ububasha guha iki kimenyetso? Ashobora kuba ari umupolisi cyangwa se akaba ari aba volontaire, akaguhereza kino kimenyetso, uba wakora iki? Ari gukata ibumoso gusa, mbega gukata iburyo gusa ugakomeza imbere, se ngo guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, mbega gukomeza imbere gusa. Ese ugomba gutwara iki? Ese ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozi cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni C, ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero C. Kubera iki? Kubera ko hano hantu hari bino bimenyetso hakunda kuba hahuriye imihanda myinshi kandi ijya mu byerekezo bitandukanye. Rero mu gihe aguhaye kino kimenyetso ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto kugira ngo ibindi binyabiziga yemerewe kugenda bibe biri kugenda, nawe baraguha umwanya ugatambuka. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero C, ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 29 kirabaza ngo iki kimenyetso gitanzwe n'umuyobozi ubifitiye ububasha cyo guhagarara. Aravuga ngo ku bakoresha umuhanda bamuturutse imbere, mbega ngo ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere n'inyuma, sega ngo ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse inyuma, mbega ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Urabona igisozi cy'ukuri hano cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano rero igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere ndetse n'inyuma. Ndakeka ko bamaze guhitamo B, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Utari wayihisemo ibibazo biragaruka. N'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Amashusho akunda kuyabaza, ujya mu kizamu ukabona bajije amashusho 4, amashusho 7, amashusho 5. Ayo manota ntakagucika, rero niyo mpamvu twabakoreye ino video y'amashusho. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 30 kirabaza ngo ibi byapa byo mu muhanda birambuza kunyuranaho ibumoso. Tigereze neza biriya byapa byari ahantu ageze. Arabaga ngo oya, mbega ngo yego iyo ufite umuvuduko wa kilometero 90 mu saha. Sega ngo oya, mbega ngo nta gisozi cy'ukuri. Urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni A, yego. Ibi byapa byo mu muhanda birambuje kunyuranaho ibumoso, yego. Uri kubona ko kwa biriya byapa iburyo ibumoso hagiye haba mu mutuku, kandi iyo ibumoso hari mu mutuku uba ubujijwe kunyuranaho kuko kudepasa bikorerwa he? Mu ruhande rw'ibumoso. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 31 kirabaza ngo umuhanda urombereje ibice byinshi, ndashaka kunyura kuri izi kamyo ebyiri mu gihe gito ibumoso icyarimwe, biremewe? Ubundi umuhanda urombereje ibice byinshi urakona aba ari wa muhanda ufite imihanda myinshi ijya mu cyerekezo kimwe, niyo bita imihanda irombereje ibice byinshi. Ese biremewe ko wanyura kwa zino kamyo ebyiri mu gihe gito ibumoso icyarimwe? Aravuga ngo yego, mbega ngo oya, sega ngo
yego bikorewe ibumoso ndeka nta giso cy'ukuri kirimo. Urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro, n'igiso cy'ukuri nta kindi ni se. Yego bikorewe ibumoso, ko uri kubona ko ugeze hari ahantu hari imirongo icagaguye, kandi ugeze ahantu hari imirongo icagaguye uba wemerewe kuba wadepasa. Rero yego bikorewe ariko mu ruhande rw'ibumoso, kuri kubona ko ziriya modoka ziri kujya mu ruhande rw'iki, ziri kugendera mu ruhande rw'iburyo. Ikibazo cya 32 kikabaza ngo ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuze iki? Ni icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, ni 5 nini na kata gatoya. Ese gisobanura iki? Araba ngo kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje kilometero 5 mu saha. Mbega ngo nta burenganzira cyima mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite uburemere ibinyabiziga bifite hejuru ya tone 5. Sega ngo ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima tone 5 no kurengaho. Mu gihe kuri de bari kutubwira ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano muri iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro, n'iso cy'ukuri nta kindi ni se. Ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. Ubundi ubonye kino cyapa kiba kiri kubuza ibinyabiziga kuhaca, ariko bifite uburemere burenze tone 5. Haba hagomba guca ibinyabiziga bitarengeje tone 5 kuzamura. Kino cyapa rero iyo ufite ivatiri isanzwe ntacyo kiba kikurebaho, kiba kireba gusa kuzipima tone 5 no kurengaho. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo se, ndakeka ko mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ubonye ikintu cyerekeye ko byapa kiri kukugora, n'iryo somo nari bakorera kuri YouTube channel yanyu, ugenda uyirebe kugira ngo byere kujya bikugora. Ndakeka ko mwamaze guhitamo rero hano se, ndakeka ko mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikuru cyo ni ikibazo cya 32. Kirabaza ngo ndashaka gukata iburyo biremewe. Shaka gukata iburyo biremewe? Araba ngo yego. Mbega ngo yego ariko nyuma yo guhagarara. Ese ngo ntabwo byemewe. Mbega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano rero igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro, n'igiso cy'ukuri nta kindi ni se. Ntabwo byemewe. Kubera iki bitemewe? Tegereze neza, kiriya cyapa gihari kibuza. Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kirimo akantu gakata iburyo ariko gacishije mu murongo utukura. Ubundi kiriya cyapa ubusanzwe kiravuga ngo birabujwe gukata iburyo. Niyo mpamvu hano ntabwo byemewe. Ndakeka ko mwamaze guhitamo se, ndakeka ko mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ubundi tugirebera no mwa bino bimenyetso bimurika bihari, harimo ikimenyetso cyerekana fresh ikomeza imbere kiri mu cyatsi, kubwira ko wemerewe gukomeza imbere gusa. Ikibazo cya 33 kirabaza ngo umuhanda wambukiranya inzira ya gare ya moshi. Murabizi zino nzira za gare ya moshi zitwara ubuso bunini, ku buryo biba ngombwa ko bashyiraho imihanda igenda yambukiranya ino mihanda ya gare ya moshi. Rero umuhanda wambukiranya inzira ya gare ya moshi araba ngo nshobora gukomeza kwambuka umuhanda kubera ko uruzitiro rufunguye. Mbega ngo ngomba guhagarara munsi y'itara ry'umutuku rimyasa. Mbega ngo ntabwo nakomeza urugendo rwanjye, ngomba guhita mpagarara. Mbega ngo nta giso cy'ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ubundi igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ngomba guhagarara munsi y'itara ry'umutuku rimyatsa. Kubera iki? Kubera ko nkuko nabibabwiye ino mihanda ifata ubuso bunini ku buryo hari indi mihanda igenda yambukiranya. Ariko nk'iyo gare ya moshi igiye gutambuka, murabizi ikintu isanze mu nzira irakigonga. Uba ugomba kubahiriza rero amategeko n'amabwiriza yo kwambuka zino nzira za gare ya moshi. Ateye ate rero? Iyo ubundi gare ya moshi igiye kwambuka bashyiraho haraba hari amatara ari ku iyo nzira agenda yamukura umuriro myatsa rutukura. Iyo uhageze ugasanga ari kwaka, ari kugenda yakazima, ntuba ugomba guhagarara munsi y'itara ry'urumuri rumyatsa. Kubera iki? Kubera ko gare ya moshi bigiye gutambuka kandi ikintu isanze mu nzira igira ute? Irakigonga. Ndakeka ko mwamaze guhitamo rero B, ndakeka ko mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 34 kikabaza ngo kuri iki cyapa cyo mu muhanda
cya mbere kintegeka aravuga ngo kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Mbega ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 30 mu isaha. Sega ngo birabujwe kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri. Hano rero igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze guhitamo igiso cy'ukuri. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni se. Birabujwe kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Murabizi kino cyapa kiri no mu byapa bibuza. Ntabwo ko bafite ishusho y'uruziga, muzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Handitsemo 30 km. Bivuze ko bibujijwe kurenza umuvuduko wa kilometero 30 mu isaha. Iyo uzi ubwoko bw'icyapa ukamenya ko ari icyapa kibuza, biranakorohera kuba wamenya igiso cya nyacyo. Ukibona kiriya cyapa kibuza, itigeze neza mwa bino bisubizo bine bagwaye, urabona n'ubundi ikibazo kivuga ngo birabujijwe. Ibyapa bibuza birabujijwe, ugahita umenya igiso cya nyacyo. Ikibazo cya 35 kikabaza ngo mpagaze mu murongo wo guhagarara umwanya muto. Hari biriya byapa. Ari ngo nshobora gukata iburyo. Mbega ngo nshobora gukata ibumoso. Se ngo nshobora gukata ibumoso cyangwa iburyo. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano rero ndakeka ko bamaze guhitamo igiso cy'ukuri. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Reba biriya byapa bihari. Hari icyapa cyanditsemo stop na kiriya cyo hasi gifite ishusho y'uruziga, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese hano rero igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni B, nshobora gukata ibumoso. Kuko gukata iburyo birabujijwe. Hari kiriya cyapa kiri munsi gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, harimo agafresh gakata ibumoso iburyo gacishijemo umurongo utukura. Bivuze ko gukata iburyo birabujijwe, uba ugomba guhita ukata ibumoso. Ndakeka ko bamaze guhitamo rero B. Ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Ishusho ya 36 ikabaza ngo ngomba. Ugeze hano hantu ngomba. Kiriya cyapa gihari, ndakeka ko mwese mwabonye biriya byapa. Iriya video nkeka ko mwayibonye kugira ngo byere kujya bibagora. Iriya ngo guhagarara igihe gito kuri iki cyapa cy'umuhanda. Mbega ngo guhagarara ngatanga inzira kuri metero 100 ntaragera kuri iki cyapa. Se ngo gutanga inzira nkanahagarara iyo ari ngombwa muri metero 100 ntaragera kuri iki cyapa. Deka ngo nta giso cy'ukuri. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ugomba guhagarara gatanga inzira kuri metero 100 ntaragera kuri iki cyapa. Sinzi niba mwabonye ino video ukuntu ikoze, ariko bino bibazo byerekeye ku mashusho nta bisubizo nta giso cy'ukuri kirimo gikunda kuba kirimo. Rero mu gihe bakigwaye ujye ukunda gushakira mu bindi bisubizo. Hano rero ikibazo cya 37 kikabaza ngo ndashaka gukatira ibumoso. Ndashaka gukata ibumoso, imodoka y'icyatsi yaje irahagarara. Ninde ufite uburenganzira bwo gukata mbere? Kuko nira modoka irahageze ikubonye itihagarara. Ubwo hagati yawe nayo ni iyihe yari gutambuka mbere? Arango mfite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Mbega imodoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Sega ngo twembi nta burenganzira bwo gutambuka mbere, gusa tugomba gutambukana ubwitonzi. Deka ngo nta giso cy'ukuri na kimwe kirimo. Hano rero igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano ndakeka ko bamaze guhitamo igiso cy'ukuri. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Imodoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Iriya modoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kubera iki? Kubera ko ushaka gukata ibumoso, ubwo bivuze ko ugiye kuyisanga mu muhanda wayo. Rero niyo mpamvu ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. 38 ikabaza ngo mfite uburenganzira bwo gutambuka muri iri sangano. Arango yego niba ukata ibumoso. Mbega ngo oya niba ukata iburyo. Se ngo yego bitewe naho ngana. Deka nta giso cy'ukuri kirimo. Hano rero igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni se. Yego bitewe naho ngana. Mfite uburenganzira bwo gutambuka mbere muri iri sangano. Yego bitewe naho ngana. None se urumva wahagera ugahagarara? Oya, bitewe naho ugana ufite uburenganzira bwo gutambuka muri rino sangano. 39 ikabaza ngo ndi ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Nshobora gukomeza muri iri sangano ry'umuhanda? Aravuga ngo oya. Mbega ngo yego nshobora gukata iburyo. Se ngo yego nshobora gukata ibumoso cyangwa iburyo.
ndega ngo yego nshobora gukata ibumoso gusa ndi ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, nshobora gukomeza muri isangano ry'umuhanda. Hano ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika agapapuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni A. Oya, ntabwo ugomba gukomeza muri iri sangano ry'umuhanda. Kubera iki? Kubera ko uri kubona kari agafureshi gakomeza imbere kari mu mutuku, niyo mpamvu duhisemo A. Ikibazo cya 40 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga aritegura kunyuranaho ibumoso. A. Nshobora kumunyuraho nyuze iburyo. B. Sinshobora kumunyuraho. C. Ngo nshobora kumunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. D. Ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uritegura kunyura ibumoso cyangwa kudepasiriza ibumoso. Ese uba wakora iki? Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C. Nshobora kumunyuraho ngiye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. Mbere y'uko unyuranaho urareba ko ufite umwanya uhagije, ukareba ko utageze mu koni, ukareba kuri kureba imbere neza, ukaba wadepasa. Ndakeka ko rero hano rero muzwitamo C, ndakeka ko muzwandika ku papuro. Ikibazo cya 40 kirabaza ngo uhereye kuri ibi byapa habujijwe, gireze neza biriya byapa biri hariya. Ese habujijwe iki? Ari ngo kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa n'ibiziga birengeje imitende 2 ibumoso no kugenda ku muvuduko urengeje kilometero 70 mu isaha. Mbega ngo kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa cyangwa ibinyabiziga birengeje imitende 2 ibumoso, siga ngo kugenda hejuru ya kilometero 70 mu isaha. Ndega na iso cy'ukuri kirimo. Ese biriya byapa ubirebye neza ukabireba ukabyitegereza ni ibyapa bibuza, habujijwe icyo ubundi? Itegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye, uhitemo iso cy'ukuri kimwe ucyandike ku papuro. Ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A. Kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa n'ibinyabiziga birengeje imitende 2 ibumoso no kugenda ku muvuduko urengeje kilometero 70 mu isaha, ibyo birabujijwe. Ndakeka ko amaze guhitamo A. Kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa n'ibinyabiziga birengeje imitende 2 ibumoso no kugendera ku muvuduko utarengeje kilometero 70 mu isaha. Urebe iriya video y'ibyapa byo ku mihanda urahita usobanukirwa bino byapa bibuza. Ikibazo cya 42 kikabaza ngo ndashaka guparika ikinyabiziga iburyo ku nzira y'abanyamaguru. Ari ngo biremewe munsi y'iki cyapa. Mbega ngo biremewe mbere y'iki cyapa. Sega ngo birabujwe mbere n'inyuma y'iki cyapa. Ndega na iso cy'ukuri kirimo. Rero ugeze hano hantu kasanga kino cyapa cyanditsemo P, ushaka guparika ikinyabiziga iburyo ku nzira y'abanyamaguru, hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Biremewe munsi y'iki cyapa. Ndakeka ko nuzwitamo A. Biremewe munsi y'iki cyapa. Ndakeka ko nuzwiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 43 kibaza ngo iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Ara ngo biremewe kunyuranaho. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga abujwe kurenga. Sega ngo wegereye icyapa cyo guhagarara umwanya muto. Ndega ngo umuhanda ufunganye. Hano rero iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Bino bimenyetso byo mu mihanda ubonye biri kukugora, byandike muri comment zanyu zose ndazisoma ngutegurereho isomo kw'ibyo uba wansabye. Wowe ikintu uba ugomba gukora ntabwo kigoye, ni ukujya hasi handitse subscribe hasi umukara ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nkizaho ujya urahita ukibonera ku gihe wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero hano iso cy'ukuri ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga abujwe kurenga. Murabizi no muronko iyo udacagaguye ubujwe kurenga. Noneho iyo ucagaguye, iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Ari ngo umuyobozi abujwe kurenga. Umuyobozi abujwe kurenga umurongo wera ucagaguye keretse mu gihe bitateza icyago. Mbega ngo birabujwe kunyuranaho. Se ngo biremewe kunyuranaho ariko nturenga umurongo wera ucagaguye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo birabujwe gusubira inyuma. Iyo mu muhanda harimo rero umurongo wera urombereje iyo ucagaguye, hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi abujwe kurenga. Umuyobozi abujwe kurenga umurongo wera ucagaguye keretse mu gihe bitateza icyago. Mu gihe ugiye nko kudepasa cyangwa ugiye gukatira ibumoso ushobora kurenga no murongo wera ucagaguye. Ikibazo cya 45 kikabaza ngo
mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B. Ikimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Ariko ni mirongo ibangikanye, hari umurongo ucagaguye mu ruhande rw'iburyo n'undi udacagaguye mu ruhande rw'ibumoso. Ese kino kimenyetso cyo kikubwiye iki? Ari ngo umuyobozi ashobora kurenga umurongo wera udacagaguye mu gihe cyo guhindukira gusa. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho uretse igihe abayobozi b'ibinyamitende nibo bashobora kurenga umurongo wera udacagaguye. Sega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze umurongo wera ucagaguye mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Ese iyo ugeze hano mu muhanda ukabona hari imirongo irombereje hagati mu muhanda, iburyo hari umurongo ucagaguye, ibumoso hari umurongo udacagaguye, uba wemerewe iki? Rero ni isoko kuri nta kindi ni D. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Ubundi iyo mirongo ibangikanye ucagaguye uri iburyo uba wemerewe kuba wadepasa. Nkeka ko byumvishe neza. Iyo ino mirongo irombereje hagati mu muhanda yegeranye ariko ukabona umurongo uri iburyo uracagaguye uba wadepasa. Niyo mpamvu kuri D aricyo bahisemo ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Noneho iyo mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B, iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Uri kubona ko noneho umurongo udacagaguye uri iburyo, ucagaguye uri mu ruhande rw'ibumoso. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho arenze umurongo wera ucagaguye. Mbega umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze umurongo wera imirongo yera. Sega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yemerewe kunyuranaho mu gihe kuri D bari kutubwira ngo abayobozi b'ibinyamitende gusa bemerewe kunyuranaho barenze umurongo wera ucagaguye. Noneho iyo bimeze gutya, hano isoko kuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze umurongo yera, arenze imirongo yera. Urabona ko iyo noneho uyu udacagaguye uri mu ruhande rw'iburyo ntabwo wemerewe kunyuranaho. Ndakeka ko byumvishe neza, ndakeka ko utazabyitiranya. Iyo ucagaguye mu ruhande rw'iburyo uba wadepasa, uba wanyuranaho. Iyo udacagaguye uri mu ruhande rw'iburyo kandi hari imirongo ibangikanye ntabwo wemerewe kunyuranaho. Ndakeka ko uramutse uhitamo B, ndakeka ko uramutse uyandika ku gapapuro. Kindi bashimira kuba mwakurikiye ino video, nizera ko nimugerwaho muzakora rimwe mugahita mutsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kwiga ikinyabiziga, ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda, ukeneye kode, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 26 tugufashemo. Ariko ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ujya aho hasi hasi umukara handitse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya uhita ukibonera ku gihe wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mwibuke gukanda subscribe hasi kugira ngo twubake umuryango mugari watwaza ibi binyabiziga. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.